umurusheho gusobanukirwa neza gukorera Imana. Hari abantu bababaye, hari abantu birirwa ku mihanda bashonje, hari abantu babuze ibyo kurya, hari abantu babuze ibyo kwambara. Ijambo rirambwira mu gitabo cy'umubwiriza ngo igihe nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwigeze musura, igihe nari nshonje ntimwigeze mungaburira. Umuntu uzi inzira, umuntu uzi topic, umuntu uzi purpose ye, amenya gukora ibisabwa kugira ngo abashe kugera ku cyo ashaka kugeraho. Aka kantu mukumve neza. Birashoboka ko wanyuze mu bigeragezo byinshi, birashoboka ko wanyuze mu ntambara nyinshi, imiryango ikakwanga, inshuti zikakwanga, ukabaho nabi, bikagenda bite. Ariko ibihe byahahise bigukomereza umutima w'ahazaza. Ibihe wanyuzemo ahahise bigukomereza umutima w'ahazaza. Ikindi cya kabiri, ndabasuje mu izina rya Yesu. Ngiye kubifuriza amahoro y'Imana, kubifuriza umugisha w'Imana. Imana y'amahoro ibane namwe. Ashimire mwe mwese mudukurikira aho muherereye hirya no hino, abari mu Rwanda, abari muri Afurika yose, abari muri ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika, mugabane wa Aziya. Mwese abantu mudukurikirana mbabwire ngo Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi irusheho kubana namwe, irusheho kwagura imbago zanyu, irusheho kwagura imikorere yanyu, irusheho kwagura imivugire yanyu aho mutambutse, kuko ijambo rirambwira ngo nzakugira ukomeye, unkicazanye n'abakomeye, unkwibutsa ibihe byo mu butayu. Rero bishatse kuvuga ngo Imana ibaha umugisha, Imana ibagira abantu bakomeye, Imana ibagurira imbago, Imana ibakomereza amaboko, ibe mu ruhande rwanyu, ibashoboze ibyo mutabasha kwishoboza, kubera yuko iri hejuru ya byose kandi ishobora ibyo twebwe tutabasha gukora. Kuko umuririmbyi aravuga ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Daniel Gitangaza. Abantu mukunda kubana nanjye kuri YouTube channel cyangwa ku koranabuhanga, murabizi ko dukunda kuririmba, tukaramya, twahimbaza Imana ndetse tukanavuga ijambo ry'Imana. Umunsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana turi gusange mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14, umurongo waho turaza guhera ku murongo wa mbere, tuganire kuri iri jambo. Ndagira ngo turusheho gusobanukirwa uburyo tugomba kubana n'Imana, uburyo tugomba gukorana n'Imana, tutabangamiye abaturanyi, tutabangamiye donc abo tubana nabo. Hari uburyo bwiza. Nubana n'umuturanyi neza uzarushaho kubana n'Imana neza, nubana n'uwo mugendana neza uzarushaho kubana n'Imana neza, nubana nabo utazi. Umuntu ushobora kuba utamuzi ariko mushobora guhurira mu nzira, tubare ukamubangamira cyangwa n'ikindi, ariko nukunda umuntu w'Imana uzaba umaze gukunda Imana. Niba dushaka gukunda Imana rero twige gukunda abantu bayo. Why? Kubera iki kinyivuze? Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 26, donc igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu. Bishatse kuvuga iki? Bivuze ngo Imana niyo ubwayo yateguye umugambi wo kurema umuntu, imurema mu ishusho yayo. Bivuze ngo umuntu nawe ari mu ishusho y'Imana, kuko niba Imana yaremeye gutanga umwana wayo yakundaga ku bwanjye njye w'umuntu nawe, bivuze ngo nuko iyo Mana yadukundaga. Ndagira ngo rero turusheho kuza gusobanukirwa neza. Yohana ibice 14 umurongo wa mbere aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, barimo baganira, barimo arabereka inzira, kuko topic cyangwa umutwe w'amagambo aho uravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu ni we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndagira ngo dusobanukirwe aho tujya ni hehe. Ese aho tujya twarahasobanukiwe? Ushobora kuba wirirwa ubwira abantu ijuru ariko nawe utari wamenye inzira ijya mu ijuru ni iyi. Ariko uyu munsi ndagira ngo turusheho gusobanukirwa. Njya nkunda kuganira n'abantu inshuro nyinshi nkababwira ngo mbere yuko uvuga ngo ugiye gukiranuka ku Mana, banza ukiranuke ku bantu, kuko abo bantu utarimo gukiranukaho nibo bahuza bawe n'Imana.
sinzi niba akaka n'umurimo murakumva neza. Umuntu aravuga ngo arakijijwe ariko ugasanga afitanye ibibazo n'abantu, kandi abantu nibo ugomba kubanza kwikiranura nabo mbere yuko utangira kuvuga ngo ukunze Imana. Ntiwakunda Imana utabanjije gukunda abantu. Bivuze ngo uramutse ukunze umubyeyi ukanga umwana, bivuze ngo n'umubyeyi ntago waba umukunda. Kugira ngo rero ukunde umubyeyi no kubanza gukunda umwana. Iyo wakunze umwana n'umubyeyi akwiyumvamo kubera ko umukundira umwana. Rero mbere yuko wowe utangira kuvuga ngo ngiye nkunda Imana, banza ukunda abantu. Bishoboka ko umuntu yakubera umuntu nyine ntakubanire neza, ariko banza ukunda abantu, wige kwihangana, wige gukomeza umutima. Niyo mpamvu Bibiliya ari umurongo wa mbere uvuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Izere Imana. Imana yonyine ibasha kugushiramo wa mutima ushobora gutuma ubana na wa muntu wenda waguhemukiye. Mushobora kubana kubera ko wagize umutima wo kwihangana, wagize umutima wo gukomera. Umurongo wa kabiri ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Aho hantu rero Yesu yakomeje kubwira abigishwa. Uyu munsi ntiwamenya ngo ni ushobora gusanga ahangaha urimo kwanga gukiranukira ariho hantu Imana yateguye ugomba kuzaba, ariyo place yawe, ariwo mwanya wawe. Niyo mpamvu nshuti yanjye, mu gukiranuka kwawe, mu gukorera Imana kwawe, ushobora gukora imirimo myiza ariko udakunda abantu. Kuko mu magambo Yesu yagiye agarukamo inshuro nyinshi, yagiye akunda kubwira abigishwa be, abwira n'abamukurikiye, babwira ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Bivuze ngo mu bintu byose Yesu yagiye avuga, yagiye agaruka ku rukundo cyane, kuko urukundo rukomeza umutima w'umuntu. Iyo uzareba iyo ukunda umuntu cyangwa ufite ikindi kintu ukunda, ubungabunga ubusugire bwacyo, ubungabunga ubuziranenge bwacyo kugira ngo kitatakaza agaciro. Kuko uzi ko iyo gitakaje agaciro kidashobora kujya ku isoko. Bishatse kuvuga iki rero? Niba wowe ushaka kugira gute, ushaka kubona ryaje, ushaka kumenya yanzira, kunda mugenzi wawe, kuko mugenzi wawe niwe Imana yagushize imbere, niwe Yesu yagushize imbere kugira ngo ubane nawe mu bibi no mu byiza. Kuko Bibiliya avuga ngo mu bibi no mu byiza duhore dushima. Ntabwo washima ufitanye n'umuntu ikibazo. Nshuti yanjye aho nkurikiye, ndabizi munkurikiye muri benshi mukunda kubana nanjye, ndagira ngo urusheho gusobanukirwa neza aya magambo Yesu yarimo abwira abigishwa be. Harimo abantu benshi bari bagiye batandukanye, harimo ba Toma, harimo ba Yuda, harimo ba Petero, harimo n'abandi benshi. Ntabwo ndi buze gusoma donc iki gice cyose, ariko ndagira ngo uze kurushaho gusobanukirwa neza. Yesu akomeza kuganira nabo ngo maze Toma arangije ku murongo waho wa 5 ngo Toma aramubwira ati databuja, ntituza ahujye, inzira twayibwirwa n'iki? Uyu munsi ushobora kuba nawe ubaye muri ubwo buzima ariko utaza ahujya, utazi, udasobanukiwe neza. Ariko birakwiriye kugira ngo ufate umwanya wawe umenye ubundi ndajya he. Anakoze yego mwidishi ngo ngiye abandi bajye, ubundi ndajya he, ngamije iki, shaka kugera kuki? Ubundi abanyarwanda bo bakunda kuvuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Niba ushaka kumenya aho ujya, ukamenya intumbero yawe, ukamenya purpose yawe, ukamenya icyo ushaka kugeraho, banza umenya aho wavuye. Bivuze ngo aho wavuye, ibikomere by'aho wanyuze bigutera imbaraga byo kugira ngo wubake ejo hazaza utazagaruka hahise hawe. Aka kantu mukumve neza. Birashoboka ko wanyuze mu bigeragezo byinshi, birashoboka ko wanyuze mu ntambara nyinshi, imiryango ikakwanga, inshuti zikakwanga, ukabaho nabi, bikagenda bite. Ariko ibihe byahahise bigukomereza umutima w'ahazaza. Ibihe wanyuzemo ahahise bigukomereza umutima w'ahazaza. Ikindi cya kabiri, ibihe wanyuzemo bibabaje, ibihe wanyuzemo bikagukomeretsa umutima, ibihe wanyuzemo bikakubera ibihe bidasanzwe kuri wowe. Ibyo bihe ni ibihe akenshi na kenshi usanga hari abantu bageramo bagacika intege. Nyine kubera ko yagarutse muri bya bihe, ugasanga nyine biramukomerekeje. Ariko bishatse kuvuga ngo iki? Ibyo bikomere uhura nabyo kubera ibihe wanyuzemo bisaba kugira ngo utangire wige kwihangana, wige gukomera, wige gukomeza umutima wawe.
niyo mpamvu nshaka kubabwira aya magambo, musobanukirwe aho mujya, kugira ngo ubashe kumenya neza ese aho njya bisaba iki. Bishatse kuvuga ngo iyo usomye mu gitabo cyo kuva neza, ugasoma inkuru y'Abisiraheli, Imana yagiye ibwira Mose, imubwira ko bazagenda bakajya mu gihugu Imana yabasezeranije. Ntiyigeze ibabwira inyota bazahura nayo, ntiyigeze ibabwira inzara bazahura nayo, ntiyigeze ibabwira intambara, ntiyigeze ibabwira amazi bazasanga imbere, ahubwo yo yababwiye ko izabajyana ikabageza mu gihugu, ikabageza aho yabateguriye. Nshuti yanjye, intambara zose Mose yagiye ahura nazo, agahura nazo mu nzira, zabashaga gutuma amenya yuko imbere agomba gukomeza umutima, naho akabasha kuhanyura neza. Bishatse kuvuga iki rero? Nshuti zanjye, bwoko bw'Imana, mwebwe munkurikiye, ndagira ngo urusheho gusobanukirwa neza aho ujya urahazi, aho ujya urahasobanukiwe, aho ujya inzira urayizi, cyangwa urimo urapfa kugenda. Korali bararirimba ukaririmba, abanyamasengesho barasenga ugasenga, abacuranzi baracuranga ugacuranga, buri kiciro cyose kirakora nawe ugakora, ariko nta purpose, nta hantu, nta cyerekezo. Ni ikihe cyerekezo cyawe ufite ushaka ko Imana ikunyuzamo? None iyo usomye umurongo waho wa 7 aravuga ngo iyaba mwaramenye data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Bishatse kuvuga ngo Yesu yashatse kuvuga ni iki? Icyo gihe Yesu aganira n'abigishwa be, yagerageje uburyo bwose kubereka yuko ari iruhande rwabo, ari we data, ari we bagomba gusaba, kubera yuko yari amaze gusobanura neza. Aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Uyu munsi hari abantu dutunze bameze nka Toma, batabasha gusobanukirwa na buri kintu cyose, ariko ngira ngo nawe urusheho gusobanukirwa na ririya jambo, urusheho kumenya neza. Toma yumvishe Yesu amaze kuvuga ayo magambo, niko kongera kumaza ngo yego nibyo ni koko. Ariko umurongo wa 6 ngo Toma wa 5, Toma aramubwira ati databuja ntituza hujya. Kandi yari amaze gusobanura neza, aravuga ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye. Ikigaragara Yesu yari afite gahunda, yari afite intego, yari afite aho ashaka kujya, kandi aho ashaka kujya ari ashaka kujyana n'abigishwa. Nshuti yanjye, witekereze urimo uragana he? Maze iminsi nganira n'abantu, maze iminsi mvugana n'abantu, akenshi ugasanga tugeze mu gihe wenda reka tubare mu kinyejana cya 3. Impamvu mbazi ikinyejana cya 3 ni ukubera iki? Ubundi tugira ubutatu butagatifu, tugira Imana ariyo data, tugira umwana, tugira umwuka. Bishatse kuvuga iki? Ikinyejana twabanje mu kinyejana cy'umumana, aho Imana yakoraga, ikamanuka ikivuganira n'umuntu, ikiganirira n'umuntu kubwe. Tugera mu kinyejana cya Yesu, aho Yesu yaje ajya mu isi, atangira kubana n'abantu, ariho turimo turaganira uyu munsi kuri icyo kinyejana. Bivuze ngo Yesu yabanaga nabo bantu, akagendana nabo. Uyu munsi rero aka kanya turimo kuvugana turi mu kinyejana cya mwuka, kuko Yesu ajya kugenda yaravuze ngo mbasigiye umwuka wera, niwe uzabayobora, niwe uzababwira byose ibyo ntigeze mbabwira. Nshuti zanjye, uyu mwaka, iki kinyejana turimo cya 3 cy'ubutatu butagatifu, ndagira ngo urusheho gusobanukirwa neza. Bishoboka yuko nyuma ya mwuka wera hariho irindi sezerano simbizi, ariko icyo nshatse kukubwira, ese iki kinyejana ukibayemo gute? Uyu munsi urafata ibiryo ukabigaburira imbwa, abandi baburaye. Uyu munsi noneho nabonye terime yaje, ntimuze kuntera amabuye, ariko ndagira ngo murusheho gusobanukirwa neza gukorera Imana. Hari abantu bababaye, hari abantu birirwa ku mihanda bashonje, hari abantu babuze ibyo kurya, hari abantu babuze ibyo kwambara. Ijambo rirambwira mu gitabo cy'umubwiriza ngo igihe nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwigeze musura, igihe nari nshonje ntimwigeze mungaburira. Umuntu uzi inzira, umuntu uzi topic, umuntu uzi purpose ye, amenya gukora ibisabwa kugira ngo abashe kugera ku cyo ashaka kugeraho. Muri iyi si maze iminsi mbabwira ku gitambo, muri iyi si nta kintu tugeraho tutagize igitambo dutamba.
buri kintu cyose gisaba ikiguzi, gisaba ingurane yacyo. None icyo nshaka kuvuga ni iki? Uyu munsi niba dufite abantu bashonje, ukaba uzi intego yawe, ukaba witwa umukristo, maze iminsi mbona umuntu afite imodoka urajya kumwongera indi, umuntu afite stoke y'ibiryo urajya kumwongera ibindi. Hariho abandi bameze nabi, hariho abantu ubuzima bumeze nabi, hariho abantu bababaje kuri iyi si, hariho abantu uyu munsi uragera ku mihanda ugasanga abantu baricaye, umuntu yagize ikibazo, yahuye n'uburwayi bumubuza kuba yajya guca inshuro nk'abandi, aricaye. Wowe icyo ubereyeho ni iki? Ubereyeho kugira ngo uwo muntu ashobora kuba yicayeho kugira ngo aguhuze n'Imana. Ukora niba mwibuka neza, Petero na Yohana ngo bagiye mu rusengero, ngo basanga wari wicaye ku irembo ry'urusengero, wari wararemaye, ngo arangije ngo arabasaba, baramubwira ntacyo dufite cyo kugwa, ariko icyo dufite turakiguha. Uyu munsi birababaje, urafata miliyoni ukayongerera uwifite. Hari undi ubabaje. N'iki kintu uzibukirwaho? N'iki kintu mu ntumbero yawe, muri papasi yawe uzibukirwaho? Njya nkunda kubibwira abantu, Bibiliya iravuga ngo kwiyiriza ubusa nshima no kubohora abantu imigozi y'urugomo twababohesheje. Ibyo ndimo ndavuga ni ibiki? Ni imirimo, ni ibikorwa, ni ibintu umuntu akora. Umuntu wamaze kumenya intego ye, umuntu wamenye icyo ashaka, umuntu wasobanukiwe inzira, umuntu wasobanukiwe n'icyo gukora, agomba kuba ameze gutyo, agomba gukora ibyo mirimo, agomba kwita ku batagira shinge na rugero. Why? Ntabwo Imana izamanuka mu ijuru ngo abe iza gukora. Uri hano mu isi kugira ngo ubikore, ibyo ukora biguhesha umugisha. Nigeze mbwira umuntu, ndambwira ngo icyiza, iyo dukoze ikintu cyiza kiduhesha, natwe kiduhesha ikindi cyiza. Niyo ukoze ikintu kibi muri iyi si, kibasha kuguhesha ikindi kintu kibi. Bivuze ngo icyo ukoze nicyo witurwa. Bibiliya irambwira mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo buri wese azagororerwa ibikwiranye n'ibyo yagize gute yakoze. Wakoze iki? Wafashije abatishoboye cyangwa wafashije abishoboye? Bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, murushaho kumenya inzira. Numenya inzira uzamenya icyo ugomba gukora. Numenya inzira uzasobanukirwa neza. Numenya inzira uzamenya abo ugomba kubana nabo. Numenya inzira uzamenya sosiyete ugomba kubamo. Ariko ndagira ngo urusheho gusobanukirwa neza. Yesu yabwiye ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu n'umwe n'uyu wari we wese ushobora kujya kwa data ntamujyanye. Avuga ayo magambo, arasobanura, yavuga arongera arivuga, arisobanura, ariko ngo Toma ntiyabyumva neza. Bahujya ntago tuhazi, data uvuga ntago twigeze tumumenya. Twishwe no kudasobanukirwa neza. Rushaho gusobanukirwa neza, rushaho gusobanukirwa neza uwukorera. Uwukorera akeneye ukora imirimo, akeneye ukore neza. Nukora neza uzagororerwa, nukora neza uzabona ingororano. Ingororano yawe ni ubukire, ingororano yawe ni amahoro, ingororano yawe ni umutuzo. Wotunga ibintu byose ariko udafite amahoro ntacyo biba bikumariye. Watunga buri kintu cyose ariko kitaguhesha umugisha ntacyo kiba kikumariye. Shuti yanjye, ndimo ndagana ku musozo, ariko ngira ngo urusheho gusobanukirwa neza, urusheho kumenya neza. Utaburimo urayoba wibwira ngo urimo urayoboka. Utaburimo urajya ahandi hantu, no, uzi kuri murajya mu ijuru. Kiranuka muri iyi si, kora ibyo gukiranuka ukiri muri iyi si. Iryo juru tuhora turirimba, imirimo izabiriyo ni ukuririmba, ni ukuramya no guhimbaza Imana. Nta mukene uzabayo, nta nzara izabayo ngo uzagaburira abakene, nta myambaro izaburayo. Tuzahora twishimye, tuzahora tunezerewe. Niyo mpamvu ugomba gukiranuka ukiri muri iyi si. Fasha abatishoboye. Niba wiyirije ubusa, fata ibyo wari kurya uwo munsi, kubera uzi intego yawe, kubera uzi icyo ushaka kugeraho. Ubifata ubitungisha utari ubifite. Ushobora kubaza ngo nzabwirwa n'iki niba ntabyo. Ashobora kuba afite ikiro kimwe cy'umuceri, ariko kirya uwo munsi kigashira nta kindi. Birababaje, urafata inzu ukayihereza umuntu wujuje etaje, hari uwabuza ahaburara ku mihanda, hari imfubyi zitagira abazitaho, hari buri rugero rwose rurahari ushobora kwitaho.
imirimo ukora muri iyi si nizaguhesha gukundwa, nizaguhesha guhabwa umugisha, nizaguhesha amahoro, nizaguhesha umutuzo. Nshuti yanjye, ndagira ngo soreze ku iki kintu, umenye neza, usobanukirwa inzira urimo uranyuramo. We kuba nka Toma, amatwi yawe ye kwiziba ngo uzibe amatwi, ngo mve ngo umuhanuzi niba avuze ngo Imana iguhaye iki nawe ugenda. Apana, bahanuzi bwoko bw'Imana, niba hari ikintu gikoze ku bahanuzi, niba hari ikintu kizabuza abahanuzi ijuru, reka naka nkavuge. Nibyo ibiguzi by'ibyo murimo guhanura. Urahanurira umuntu yarangiza akagenda agafata kubya akakuzanira vewiti. Ira vewiti akuzaniye isanga indi ivuye mu byo yarafite. Bira yarafite hari impamvu yaje gusenga. Ngo risango ngo namani ngo yararwaye ibibembe. Arangije Elisa amubwira akagenda akajya mu ruza akidumbaguza. Amaze gukira ibibembe ngamuzanira amaturo, amuzanira buri kimwe, amuzanira ishimwe. Arangije umutambira ngo oya, ibyo ngibyo ntago ari ngombwa. Ariko uyu munsi ibintu by'Imana mwabigize business. Ukeneye guhanura baguhereza, ukeneye no. Nshuti yanjye, bakozi b'Imana, bantu b'Imana, murushaho gusobanukirwa uyu murimo mukora. Uyu murimo mukora utaguhesheje umuvumo, waguhesha umugisha. Uyu murimo urimo urakora, wafashe ibintu waragiye urarunda mu rugo iwawe uradepa, urahanura bakaguhereza. Wananiwe no kuba wafatamo agafuka ngo ugende utunge abadafite ibyo kurya. Urahongura umukozi w'Imana. Ndabiza bankurikiye mwese, niba uzi kuri uri mumurikirana uri umukozi w'Imana, ushaka kuba umuhanuzi, ushaka kuba umushumba, ushobora kuba mu rwego rwawe kuri titire yawe. Banza usobanukirwe neza, ese ibyo nkora bifite iyihe ngororano? Ibyo ndimo ndakora bifite uwuhe mugisha? Ibyo ndimo ndakora bifite niki bizangezaho? Ushobora kudamarara, ushobora kubaho mu buzima bwiza, ushobora kuba wibaza, ushobora kuba utunze miliyari, ushobora kuba utunze uri biliyoneri, ariko kubera yuko bitabonetse mu nzira nziza. Reka murusheho gusobanukirwa. Umuntu araza ukamusengera, wamara kumusengera ukamukuraho karandezi wabo, ukamukuraho ibyamubuzaga amahoro, kubera yuko Imana iri muri wamara yakuzanira ugahita wakira. Biriya wakiriye bizanye na ya karande yiwabo, ya yindi wirukanaga, ya yindi izira muri ibyo bintu. Rushaho gusobanukirwa, rushaho kumenya neza. Niba uzi inzira, niba uzi aho ugomba kunyura, rushaho gusobanukirwa. Umenya ugomba gufasha, umenya ugomba kwitaho. Gutura bitanu kwawe ntago bifite agaciro kuruta ikuta rimwe ry'umukene. Rushaho gusobanukirwa neza, murushaho kumenya Imana, murushaho kuba abana b'Imana. Muri njye yaravuze ngo ndi umuragwa mu bwami bw'Imana. Tubabaragwa kubera ko twakoze ibyo gukiranuka, tubabaragwa kuko twakoze imirimo iboneye. Byaba bibabaje kuri wa munsi ageze igihe ugasanga wakoze imirimo myinshi, watanze iki, wakoze iki, ariko ugasanga ntiwigeze ugaburira abari bashonje, ugasanga ntiwigeze usura abari barwaye, ugasanga hari abakomanzi wawe urabirukana, kandi warangiza ukajya imbere muri korari ukadingiza. Wisuzume, usuzume umurimo wawe, usuzume ibyo urimo urakora, usuzume sosiyete ubamo. Reka dusenge, ariko ndagira ngo ufate umwanya witekereze, ujudging ubuzima bwawe. Tekereza ubundi niki ngomba gukora, n'ubuhe buzima ngomba kubamo nk'umurokore, n'ubuhe buzima ngomba kubamo nk'umukozi w'Imana. Iyo ni waka n'umukoro nguhaye. Reka dusenge. Ndabizi wowe nkurikiye uri hirya no hino, senga utekereze ku buzima bwawe. Mana nziza, Imana yumva gusenga. Twari ku ijambo ryawe, dukeneye kurushaho gusobanukirwa neza, dukeneye kurushaho kumenya neza inzira tunyuramo, dukeneye kurushaho kumenya neza imirimo tugomba gukora igomba kutunyuza muri ya nzira.
turagusabye kugira ngo urusheho kudusobanurira, turagusabye kugira ngo urusheho kutumenyesha ibyo tugomba gukora kugira ngo tutazajya gehinomu. Mana, turakwinginze isaha ya none kugira ngo abe ari we wenyine wo kutuyobora, utuyobore mu nzira zacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mikorere yacu ya buri munsi. Icyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha, bishimiye gukomeza kubana nawe.